Mwiriwe mabuja. Murakomeye. Amakuru ni meza n'ukuri. Meze neza. Ndashima Imana. Urukujyana ry'akabuto mu nzira rwose. Akabuto nawe akabonye. Nakabonye. Kagira intungamubiri. Kandi ufite ubwo se nanjye. Reka da. Ibintu byarakomeye. Naho se muraho nawe mu rugo mumeze neza. Uko mabuja. Dore rwose ubu mfite boro hano rwose. Dore boro y'amavuta ahangaha rwose ubu ngubu. Kandi ndabona nawe wayireba rwose kandi wayishima. Ko mbona ari meza ra. Aya ngaya mfite abashuti banjye rero baba muri Kenya. Muri Kenya? Ubu ni ukuvuga amavuta avuye muri Kenya? Ubu bayanzaniye ndavuga atari kugira ngo nyarye mburi cyo kurya. Reka nyagire njye kuyagurisha nayo ko nakuramo ibirayi. None se ntabwo uri kuyahenda rwaka? Ari make cyane. Aya mavuta ntango nayahenda no. Angahe? Ni ibihumbi bitatu. Bitatu. Wanguremo 500. Man, ndasubiza inyuma hari umuntu aruma 300. Oya ntiyasubize. Ngabugira vuba rero. Mama amafaranga. Amafaranga humura, ndayafite humura wigira ikibazo. Bakira rwose. Ureba se? Humura rwose dore ni bitatu. Aha, rero no kuvuga ngo urumva amavuta ugenda uyateka agafirite ibintu biraza gucamo rwose. Humura rwose. Barabwo turi kumwe. N'akabido rwose ndakaguhaye ukajyana. Nta kibazo. Sawa. Umezute? Meze neza. Muraho neza. Amakuru ni meza. Umezute? Meze neza. Ye baba, twaraburanye n'ukuri. Buranye cyane. Sigaye ubahehe. Hahehe se mu rugo hanyina. Mwana yo bahinde mwariga. Ko kanuse n'amavuta. Kwihahira amavuta. Muhera rwaka afite aya mavuta rwose. Ntayamugurira amafaranga make cyane. Nde? Rwaka. Binde? Rwaka. Ariko mana rwaka nzi rwaka mutubuzi waragoshe karitsiye mutubuzi ariko mana uraririmba urw'ubuto cyore amaye aya ni amavuta rwose amavuta y'ubuto abuhera ngahe ibihumbi bitatu ariko mana ariko urana amavuta angana gutya wayitesha ku bihumbi bitatu yewe dudu rwaka ndamuzi aramutse ari amavuta tureba ariko ayo mavuta rwaka guhari ibihumbi bitatu yewe ayo mavuta ya rwaka kuko mana yanjye ibyo ni ibiki mbona ibyo ni ibiki ntabwo bishoboka ntabwo bibaho rwaka ndamuzi aha rwaka amafaranga yanjye ntabwo yayahe rwaka ni umutubuzi wemene amategeko y'abatubuzi aha ubu tuvugana tugende none aha ngaho uhanyere ayakwereka ko yigenje umva tugende rwaka ni umutubuzi se wari uraho ngaho utaramumenya amafaranga bayamvunye jewe dore nawe turahageze ngaha mwiriwe yemwe aba hano yego mwiriwe ni wowe mwiriwe neza umeze utese neza munaho neza amakuru ni meza byawe mukobwa hariye karungu byawe oya bitajyawe ni byinshi ndashaka musaza wawe niwe nyine ndashaka musaza wawe kubona amazi ngo ni amavuta ibihumbi bitatu ni menshi aba yamvunye jewe ntabwo wibeshye se ari hehe niwe nibyo ni rwaka reka nze mubwire ze muvuge neza urebe ko ari nawe wasanga uva mubwira nibeshye iki mukobwa urabona uko ngana uko ngoko njye nakwibeshya agomba kuyansubiza nawe amafaranga ibihumbi bitatu ni amafaranga menshi urakuraho njyewe nanjye yanuburiye fone amafaranga aho yamvunye dore nguyu umva tambuka hano ibi ni ibiki wampaye ibi ni ibiki byagenze bite aya ni amavuta ari ibiki reka turebe akira fata amazi yawe nayanywe wayamunywesha iyo mutubuzi ku ngufu umva mwarata amafaranga yanjye butuvugana nyine mwe mwitonze mbasobanura mwabagore amafaranga y'abandi kwanza reka wemba nze mubaze uri kumva umuntu ugutuburiye aya mazi ninde koko ngo birahindutse uri kumva birahindutse noneho Debora injira mu nzu hano no mugiye gukubitirwa hano kwa rwa rwakano habaye umuyobozi wahora n'iki abantu binahabande
ni hotel umuntu hotel umuntu numva ikibazo cyane bikurikira umva njye mbikubwire neza uyu musore ngiye twihuriye afite aka kabidarangangaya ni amavuta uri kumva neza nanjye muhereza amafaranga y'inoti y'ibihumbi 3 ndazamuka ngiye mu rugo nkubitana n'uyu mushuti wanjye ndayamwereka nti dore rwose nkuye n'amavuta ya makeya mu nzira arambwira ati baguriye nde ni Rwaka ati Rwaka nzi ntumuzi w'ibiki ati ni umutubuzi nibwo uyu mugenzi wanjye asutse hasi tubona n'amazi masa hanyuma muyobozi ko biharira ijambo hanyuma muyobozi ko biharira ijambo muyobozi ndabizi uri umuntu usobanutse inama mu mudugudu turakwemera sibyo uri n'inyangamugayo none se muyobozi nawe ufite ubwenge buzima utekereza uri n'umuntu mukuru sibyo umuntu yakugurisha amavuta y'ibihumbi 3 akakabido ko akagura ibihumbi 3 by'amavuta none se ndajya kuvuga ngo akakavuga kuguza ibihumbi 3 yakaguza abona n'amazi cyangwa ihana none se muyobozi ndacyafite n'izindi ngingo ngeze indengera uretse ko abakozi b'Imana duhura n'ibigeragezo burangiye ndi umukozi w'Imana muyobozi niyo wahatira umuntu reka nisobanure ntabwo ndaguhisha umuntu reka nisobanure none se muyobozi ko uyu muntu ari n'umubyeyi mukuru anakuze mwubaha kuko angana na mama uri kumva ubu afite ubwenge bwo kuba yavuga ngo agiye kugura amavuta atabanje gusuzuma nimba ariyo nyayo aho muyobozi wandenga mureke maze mbakeze wewe waguza n'amavuta urareba kari amavuta kuki wageze mu rugo wageze mu gusanga n'amazi ahubwo ufite kuba warebye nabi reba hano urebe kuntu bigenza urumva umuhungu uri kumurenganya ndamuzi n'inyangamugayo ndamuzi n'inyangamugayo ntabwo umuyobozi ari ahangabugarukira Rwaka we ntagiye gukoraho ubuyobozi buriho kandi bubere kurenganura abantu nimufate n'akajerekani kandi mukajyana mukabora jana y'amazi mu nzu ntabwo nayatwara njyewe noneho umuyobozi urumva njye mu burenganzira mbatimbure noneho ngaho se dukoreho ntabwo kwihana byemewe n'abatimbura njye hano dukoreho ari mu makoreho ntabwo dutinya yayo ahubwo batugira ahubwo muze niba ari ikibazo mutanyuzwe n'umwanzuro muze marike mu twandikire bajyane bamvire wanjye bajyane genda bagakobwa bajyane jyana izo jyana bandikire gasiha jyana izo gasiha wewe kubera iki Debora urabona ukuntu abantu basigaye baza kunkangana iwanjye burangiye ngira umujinya burabura kumutanga mu kubitasi nawe urakoga rubyibushye ngo udatekereza buriya burazi yuko buri ari maramima buranza gifatanya inyuko sha buretse sha burana uko mukijijwe na mudugudu kuzanwara iki samu ugendere mu nzu sawa buretse ayo menyo nzayahenjeka